Kanya rero nkaba ngiye kubabwira ibintu byinshi bitandukanye muri cryptocurrency. Ni ukuvuga ngo turaza kwibanda muri cryptocurrency. Cryptocurrency ni ifaranga rikoreshwa kuri internet. Ni ifaranga rero rirenze, ni ifaranga rizamuka vuba kandi rikanamanuka vuba byihuse cyane. Niba rizamutse rizamuka vuba byihuse, niba rimanutse rikamanuka vuba byihuse. Hari abantu benshi bari gukora mining ya cryptocurrency. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bari gukora mining ya Pi Network, abandi bagakora mining ya Satoshi, ya Ego Network, ya Star Network n'izindi nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo mining ziriho ni ugukora ifaranga rishya rizajya rikoreshwa kuri internet. Hari ayamaze gukorwa byarangiye nka za Bitcoin, za Ethereum, Tron, USDT n'izindi nyinshi cyane. Ikindi ndi buvugaho ni investment. Investment ndi buvugaho rero ni kwa kundi ufata amafaranga yawe ukayashora ahantu kuri internet ukeneye kunguka. Ni ukuvuga ngo ukayashoramo hanyuma bakayafata bakayakoresha ibyo bashaka, bakazajya baguha inyungu ya buri munsi cyangwa se inyungu mu gihe runaka. Ibyo ngibyo nabyo ndi bubivugeho. Ujya kuvuga cryptocurrency rero ahera ku bantu batazi cryptocurrency, ku bantu batazi iyo biva n'iyo bijya, ku bantu bagikoresha mobile money, ku bantu batazi ifaranga rijyanye n'ikoranabuhanga. Turatangira ku bantu bakoresha mobile money bakaba bifuza kureka ibyo bintu byo gukoresha mobile money bakira amafaranga, ahubwo bagafata urwego mpuzamahanga bakajya bakoresha cryptocurrency. Reka duhere kuri investment platform. Ni ukuvuga ngo investment platform ni za platform ugenda ugashoramo amafaranga yawe, wamara gushoramo amafaranga yawe bakajya bakungukira amafaranga runaka ku ijana. Urugero hari nka platform ujyamo bakajya bakubwira ngo turakungukira 5 ku ijana byayo washoye. Urugero niba ushyizemo ibihumbi 100 by'amanyarwanda, ubwo ayo ni amadolari 100, hanyuma washyiramo ibihumbi 100 by'amanyarwanda bakajya bakungukira buri munsi, bakajya guha ibihumbi 5 bya buri munsi. Ubwo baba bakungukiye 5 ku ijana byayo washoye. Hanyuma rero icyitonderwa, izi platform zo kuri online, izi platform za online bashora mu cryptocurrency, ni ukuvuga ngo zishobora kukungukira amafaranga menshi cyane, ariko nanone zishobora kugutwara andi menshi. Bigenda bite rero? Mu kuzishoramo bishobora kugutwara amafaranga cyangwa se bikaguha menshi. Urashora bakajya bakungukira umunsi umwe tutazi igihe, ukabona baragusikamye, babyita scam. Baragusikama. Gusikama rero ni ukukwiba muri make. Yo bakwibye bakoresheje internet baba bagusikamye, babita aba scammers. Nongeye kukwibutsa ko nta platform iri scam ibaho. Hari igihe wohereza umuntu platform akubwira ngo iyi si scam. Nta platform iri scam ibaho. Platform iba scam iyo imaze kwiba abantu kandi ikatihagarara. Impamvu mvuze ko nta scam ibaho nuko iyo platform izi za online iyo ziri gukora zikora zose ziba zikora neza, ahubwo umunsi umwe zikazahagarara. Iyo zihagaze rero abantu barahomba. Reka nibutse abantu bakoresha mobile money, abantu baba bumva batazi gukoresha cryptocurrency, abantu baba bumva batazi Bitcoin icyo ari cyo, batazi Coin icyo ari cyo, batazi Trust Wallet. Bamwe bareba video zanjye bakayoberwa iyo biva niyo bijya. Reka mbibutse ko hari video ngiye kubakorera yigisha uko Trust Wallet ikora, n'indi yigisha uko Binance ikora. Ese Trust Wallet wayigezaho amafaranga ute? Ese Trust Wallet wayikuraho amafaranga ute? Binance wayigezaho amafaranga ute? Binance wayikuraho amafaranga ute? Hari abantu benshi mpereza nkaga platform cyangwa se bakareba nka video yanjye bakahita bavuga ngo ariko koko ibi bintu koko nibyo uri kuvuga barabikuza. Umuntu iyo ambajije ibyo bintu mpita mbona ari uwa mobile money, mpita nanga kumusubiza. Ahita ambwira ko akoresha mobile money. Ndamubwira se we ni iki ukoresha wakira amafaranga? Akambwira ko akoresha mobile money. Ukimara kumbwira ko ukoresha mobile money sinongera kugusubiza, kubera ko mba numva tutareshya, amaboko atareshya ntaramukanya. Mba numva ntari bubigusobanurire ngo ubimenye mu munota umwe, mba numva ntari bubigusobanurire ngo ubimenye mu minota 5, nkakureba nk'imyoza gusa nkicecekera. Ni ukuvuga ngo abantu bakoresha mobile money ntibazongere no kumpamagara, ntago ndi inshuti zabo, babimenye kano kanya. Abantu turi inshuti n'abakoresha cryptocurrency. Umuntu wese ukoresha mobile money ntazongeye kumpamagara, sindi inshuti nawe. Reka mbisubiremo bwa nyuma ngira nti umuntu wese utazi gukoresha cryptocurrency, umuntu wese utazi Trust Wallet, umuntu utazi Binance. Impamvu mvuze ebyiri nuko arizo zikoreshwa cyane kuruta izindi. Ni ukuvuga ngo Trust Wallet niyo yoroha mu gukoresha, ariko noneho Binance ikomera mu kuyikoresha ariko ikabikora byinshi cyane. Nongera kukwibutsa ko niba utazi Trust Wallet ukaba ari ubwa mbere wabyumva, niba utazi Binance ukaba ari ubwa mbere wabyumva, urajya kuri YouTube channel yanjye ubanza uzishake umenye uko zikora. Numara kumenya uko zikora aho ngaho urambwiye dukomeze tubiganireho. Ariko iyo umuntu ampamagaye akambwira ngo nshaka business ibikuriza kuri mobile money, mpita mukupa ako kanya. Ntago naganira nawe ukivuga ibintu bya mobile money. ngo nshaka ngo aho ndi bubikurize amafaranga kuri telefone nkumva uvuza akantu keza
najya ngo wenda ugiye nko kuvuga Trust Wallet cyangwa Binance nkumva ngo ariko ngo bikaba bibikurika kuri mobile money. Ibyo ngibyo sindi kumwe nawe. Impamvu umuntu uzi cryptocurrency baramwiba akihangana. Umuntu uzi cryptocurrency ashobora gutunga amafaranga menshi mu isegonda rimwe cyangwa se akayabura ari menshi mu rindi segonda. Iyo ayatunze mu isegonda rimwe akontora emotion, aravuga ati ibi ngibi nta kibazo, ibi ngibi ni ibintu byumvikana. Nanone iyo yabuze mu rindi segonda aravuga ati ni ibintu byumvikana. Ariko bari abantu bakoresha mobile money abura amafaranga ashora mu bintu, icyambere ashoye bamubeshye, ntazi cryptocurrency, ntarashora mu bintu bya cryptocurrency ngo babanze wenda bamwibe cyangwa se abanze yunguke arebe uko bikorwa, ahubwo agashora muri biriya bya mobile money baramubeshye ngo ushora amafaranga ya naya, ngo ushora 5,000 ngo hanyuma ngo ukajya ureba amavideo kuri YouTube. Abantu bakireba video zo kuri YouTube kugira ngo bakorere amafaranga, namwe ntimuzongere kumpamagara, namwe ntago mukiri inshuti zanjye. Hari igihe bakubwira ngo urashora amafaranga 5,000 ngo iyi platform ngo ureba video zo kuri YouTube, ngo wandika udukuru, ngo ukina ngo supini, ngo ugakora ngo ibiki n'ibiki, haba harimo utuntu twinshi two gukora, bakakukubeshya ngo urajyamo ngo hanyuma ngo uzajya wunguka. No, baba bagushuka. Ni ukuvuga ngo platform yose guturuka mu gihugu cya Kenya ni ugutumira abantu. Niba watumiye abantu uzabikuza, niba utatumiye abantu ntuzigera ubikuza. Sinzi niba ko kantu mvuze mukumvishe. Baretse kwihutisha video ubanze unyumve neza, uretse kwihutisha video utanyumva nabi. Muri Kenya niba watumiye abantu uzabikuza, niba utabatumiye ntuzabikuza. Aho ni platform za Kenya. Izo rero ziba zihembera kuri mobile money. Hari abantu bagiye muri Sherirwa barabashuka ngo Sherirwa ngo bashoramo investment, ngo bagashyamo amafaranga, ngo bikagenda ukunuku bishyura kuri mobile money. Ndagira ngo nkubwire nti ikintu cyose cyishyura amafaranga kikayishyura ubikuriza kuri mobile money, nta zindi nzira zaciyemo, nta cryptocurrency yajemo, ibyo bintu urahiye. Nongeye mbisubiremo, umuntu wese ubikuriza kuri mobile money jya umenya ngo uri umutangizi mu gushora kuri internet. Jya wicecekera ntugashore muri internet. Niba koko utazi gukoresha cryptocurrency, ibintu bya internet rwose bishyire hasi, vamo. Ntago wakorera amafaranga kuri internet utazi cryptocurrency. Abandi bantu babeshya ngo barabahembera kuri PayPal, harabeshya ngo barabahembera kuri PayPal. Ni PayPal cyangwa ni PayPal? Bamwe bavuga PayPal, abandi PayPal. Abantu rero babeshya ngo barabahembera kuri PayPal cyangwa iyo PayPal, nukubeshya. Niba nta payment method iriho ya Bitcoin, niba nta payment method iriho ya cryptocurrency yari yo yose, yaba Tron, yaba Bitcoin, yaba Litecoin, abenshi bakunze gushyiraho Bitcoin na Litecoin. Niba nta Litecoin, nta bintu bya cryptocurrency. Cryptocurrency mvuga ni Bitcoin, ni Ethereum, ni Litecoin, ni Tron, ni BNB na za zindi nyinshi zindi muzi, nizo cryptocurrency mvuga. Niba wagiye mu kintu bakaba bahemba, wenda wagiye kureba video, wenda wagiye gukina game, ariko ugasanga nta cryptocurrency ziriho, vamo, rekera. Niba uri gukorera amafaranga kuri internet ukaba utazi cryptocurrency, uri guta umwanya, uzahora uhomba kugeza igihe uzasazira. Iyo umenye cryptocurrency ufunguka mu mutwe, ushobora gushora bwa mbere wenda bakajya baguha amafaranga kuko ariyo mahirwe winjiye muri cryptocurrency, hariho ibintu byinshi bari kubikuza neza, ariko umunsi umwe uzashya. Umuntu utarashora muri cryptocurrency ngo ahombe, uba ari gushora menshi cyane. Nagira ngo nkwibutse ko umunsi umwe uzashya. Umuntu washoye muri cryptocurrency agashora bwa mbere agahomba, agashora bwa kabiri agahomba, agashora bwa ibya cryptocurrency igihe yakabigiriyemo akaba ari guhomba, akaba yacitse intege, akaba avuyemo. Nagira ngo nkwibutse yuko uvuyemo ari bwa amafaranga agiye kuza. Muri cryptocurrency bunguka vuba kandi banahomba vuba. Mbisubiremo bwa nyuma, abantu bakoresha mobile money ntimuzongeye kumpamagara. Niba utazi gukoresha cryptocurrency ntago uri inshuti yanjye, yita ukora unsubscribe ugende, se nkukeneye. Uri kumva ukuntu mba mbirakariyemo? Niba utazi gukora cryptocurrency kanda kuri unsubscribe ugende, se nkukeneye mu bantu bareba video zanjye. Uzi impamvu ntagukeneye? Urambabaza cyane. Ntuzi gukoresha cryptocurrency ukaba ureba video zanjye. Amavideo yose ngende nshyiraho ukuntu nabikuje, kandi cyitonderwa abantu bareba video ukabona imaze ibyumweru 2. Iyo business wiyijyamo hita uyikatira. Nge business iyo ikiza ibikora neza mu minsi ya mbere, nge ndayisharinga nkayikoresha neza mu byumweru nibura 2 bya mbere. Ibyo byumweru 2 bya mbere iyo birenze mpita ndekera kwisharinga. Mba ndi gutekereza iki? Mba ndi gutekereza ko umuntu nayiha nyuma y'ibyo byumweru 2 wenda nkayimuha hashize ukwezi, ashobora gushyira maye ikamara ukundi kwezi kumwe, bikaba bibaye amezi 2, ubutaha ugasanga ntiyungutse. None abazatumira ugasanga bahise bahomba. Ariko niba ukuri video ukareba ugasanga ntiramara ibyumweru 2, iyo business ushobora kuyinjiramo, wamara kuyinjiramo izaba igikora, mbese uzaba watangiranye nanjye.
niba nayerekeye kwamamaza business, nk'ubu hari ama platform menshi cyane ari gukora kandi ntari kwamamaza, hariyo bita virari irakora kandi irakora neza 100% na n'aka kanya iracyakora. Sindi kuyivugaho kubera ko natanze amalinki mu minsi yashize, ndi gutekereza ko nk'umuntu wajyamo aka kanya ashobora wenda nko kujyamo kubw'umwaku ntagaruzaye, kubw'amahirwe akunguka. Ariko umuntu wese wagiye muri virari nkimara kuyimuha akaba yarese ashoramo amafaranga ye muri virari, kano kanya ubu tuvuganira ahangaha ntabwo ashobora guhomba. Uzahomba numeze uti ni wayigiyemo akinjira ku buntu, akaba atarashoye, akaba yicariye, akaba azashora mu gihe runaka cya kera. Uwo nguwo nagira ngo nkubwiye nawe ntuzunguka niba waragiye muri virari ukicara ukayirebesha n'amaso yawe, hanyuma ukaba utarashoye ahubwo ukaba uri kwirindiriza kuzashora yenda gufunga. Uwo munsi uzashora ndakubwiza ukuri niyo munsi uzafungiraho. Nkanjye umaze igihe kinini muri ibi bintu bya investment, agace ka investment niko nari ndi kuvugaho. Iyo utinze gushora urahomba. Ni ukuvuga ngo ukibona investment ushyiramo amafaranga yawe ako kanya, numara kuyashyiramo urahita uhomba, cyangwa se nudahomba urahita wunguka. Ibyo ntibiba muri uwo munota ahubwo biba mu gihe kizaza. Izo rero ngaragaza zikiri nshyashya, iyo yashyizemo ako kanya nkiguha, guhomba biba biri kure nk'ukwezi. Kuko nanjye mfungura platform ndabanza nkayigaho, namara kubona uko ikora n'ibiki byose, nkareba igihe nibura imaze, namara kumenya igihe nibura imaze nkagereranya, nkinjiramo nkafungura account, nkahita nshora, nkahita ntumira abantu. Nongera kugira inama abantu batajya batumira yuko washaka inshuti nkeya nka groupe duhuriyemo, ugasevinga abantu abari bose barimo, warangiza ukajya ubohereza business nawe wabonye, ukareba ko hari umuntu nibura umwe wabona ukwinjiraho cyangwa babiri. Mu gihe wagiye muri platform ntutumire umuntu, nta kintu uzaba wakoze. Izi platform za online ziri based no gutumira abantu. Niba utatumiye umuntu kugira ngo uzabikuze bizakugora. Niba utatumiye umuntu bizagusaba gukoresha amafaranga yawe, ubwo ni ugushora hakiri kare kugira ngo ubashe kugaruza, ubashe no kunguka. Ariko niba watumiye umuntu kandi washoye utinze, uwo muntu nawe azakora bigufasha kunguka yawe, kuko watinze gushora, amafaranga azaboneka hakiri kare. Mbese gutumira ni cyo kintu kiri mu bintu by'ibanze kiba gikenewe mu bintu byose bya online. Bishatse kuvuga ngo wasevinga nimero z'abantu muri kumwe muri groupe ya online, ariko apana gusevinga abantu mudahuriye online, oya, groupe ya online ugasevinga abantu ubonye muri iyo groupe, ubundi ukajya uboherereza utumessage twa business nshyashya. Nta muntu uzabyinuba kandi azi ibintu bya online. Aricyo mbakundira nkanga ba mobile money. Umuntu wo muri mobile money umwohereza linki akahita kubaza ngo bikora bite, wanditseho ko iri buhembere muri bitcoin, wanditseho ko make yo kubikorera $10, wanditseho buri kimwe cyose, akakubaza uko bikora kubera ko atigeze bigerageza. Niba ushaka gukorera amafaranga online, ukaba wumva ko ushaka gukorera amafaranga online, hari groupe urimo niba urivuga ku bintu bya online, sevinga abantu bose barimo, hanyuma ujye uboherereza utwo tu message, kuko nta muntu uzaguseka, nta muntu uzabyanga, kuko bose bahuriye online nabo bakeneye amakuru mashya. Ni ukuvuga ngo uramutse umuhaye link ntago yayanga, anayanze ntiyaguseka. Icyo nicyo nkundira abantu bazi cryptocurrency. Link zose bakiriye ntibazitekerezaho, bahita batekereza bati uyu ari gushaka aba referrals, aka kantu ni sawa cyane. Ariko babandi bakoresha mobile money, umuha link akahita kubaza uko ikora, akahita kubaza ese koko birakunda. Umva icyo kibazo ariko, ese koko birakunda? Noneho nkawe umenyereye cryptocurrency, ukabona umuntu akoresha link nkako, uhita ukabonamo amahirwe yo kukabyaza ibindi birebire. Kugira ngo umenye cryptocurrency rero nuko uzakurikira video zanjye nzashyiraho ejo cyangwa ejo bundi. Hari video nshaka gupostinga ejo zigisha Trust Wallet uko ikora, zigisha na Binance uko ikora. Ni ukuvuga ngo uko amafaranga ajya kuri Trust Wallet, uko amafaranga ava kuri Trust Wallet. Ibintu bya mobile money no guhemberwa kuri mobile money mubireke, mwiga cryptocurrency. Iri terambere cryptocurrency azaba ari mu bihombo cyane. Sinzi niba ari byo ngiye kukubwira, sinzi niba ariyo makuru 100%, ariko nzi neza ko u Rwanda ruri gushyira imbaraga mu bintu bya cryptocurrency, bakareba ukuntu bazabitunganya, hanyuma cryptocurrency zikaba ari cyo kintu gikomeye mu Rwanda, nacyo kizajya kwitwaho, cyo kintu bazajya bitaho cyane, kuko cryptocurrency habamo scam nyinshi kandi nanone hakabamo inyungu nyinshi.
Hari abantu bari kumayininga Pi Network. Ni gute ariko ubundi umayininga Pi Network utazi cryptocurrency? Wabanje ukamenya cryptocurrency, Pi Network ko ari cryptocurrency, ikazaza uzi kuyohereza uzi no kuyakira. Hari abantu rero bamayininga cryptocurrency nta makuru bafite, noneho no ku zindi. Ubundi ushaka kumenya ikintu neza urabanza ukamenya bigenzi byacyo. Niba ushaka kumenya wenda Ubushinwa, ukabanza ukamenya n'ibindi bihugu, nibura ukagira ikindi gihugu umenya, hanyuma ukabona kumenya Ubushinwa neza. Nese niba utazi cryptocurrency, niba utazi Tron, niba utazi Bitcoin, uri kumva uzamenya gute imikorere ya Pi Network? Nkibona Pi Network nahise mbona uko izakora, mpita niyumvishamo uko izakora. Buri kimwe cyose cya Pi Network ndakizi, ndi kumva nuko bizajya bigenda, ndi kubyiyumvisha nkabona ni ibisanzwe. Ariko wowe kuko nta kintu uzi no gukora KYC birakunanira. Waba warageze muri Binance ukaba uzi gukoresha Binance, KYC ya Pi Network ikakunanira kuyikora, yakunanira iti? Hari n'abandi bantu bamayininga Satoshi, Bitcoin Satoshi. Hari abantu bigora cyane. Bitcoin Satoshi, iriya Satoshi bayita Koa muri ino minsi. Abantu bamayininga Koa ukabona biri kubagora, buri kimwe cyose kiri kubagora. Ni ukuvuga ngo mbere Koa ikiza babikuzaga ama Bitcoin, hari ama Bitcoin batangaga muri giveaway, ama Bitcoin y'ubuntu. Niba waratumye abantu ukabajya kubikuza Bitcoin, umuntu rero utarigeze umenya cryptocurrency yaravugaga ngo ibyo ntago bibaho, nta nubwo yayakoreraga. Abantu bayakoreraga nabazi cryptocurrency. Ni ukuvuga ngo watumiraga abantu ukajya kubikuza, ibihembo babaga baguhaye by'ama Bitcoin ya nyayo, ukajya ubikuza ukayafata mu manyarwanda, ukajya kwigurira inyanya ku isoko, ukajya kugura imyenda y'abana n'ibindi. Noneho kuko utazi cryptocurrency, utazi uko zikora, bikaza kurangira bite? Bikaza kurangira wanze kubyizera, ukaba uri mu bihombo gusa. Abantu bari kumayininga Pi Network, amakuru hari n'ayahe rero? Icyambere cyo nuko minute itaraba, Pi itaragira agaciro. Ni ukuvuga ngo ntago irahabwa agaciro, ntituzi ngo Pi imwe nangahe. Ibyo byose biba ari ibintu birebire, turakihanganya twese. Nayo makuru ahari yo muri Pi Network, tutagiye muri byinshi. Muri Koa nuko ya audit bari gukora na naka kanya biracyari mu kuvuga ngo mwitegure mainnet iri hafi, nta kindi gishyashya kiraza. Niba ntakoze video iri kuvuga kuri Koa, ubwo nyine biba ari bya bindi biba bishyushye ariko bitarashya neza, ni bya bindi nta kiba kirenze. Hariyo bita Super X hari abafite ama 8 Super X. Abantu bafite ama 8 kugira ngo abashe kuvaho ni ugukora trading. Udakoze trading ntago ari bujye kuri available balance. Ni trading iriho kano kanya, ibindi ntituzi ngo bezagenda bite. Haracyariho trading kugira ngo abashe kujya kuri available balance. Ageze kuri available balance rero kuyabikuza no ruca abana. Ku muntu uzi cryptocurrency, ku muntu utabizi ndakumwaje. Ku muntu utabizi ugomba gukurikira video zanjye nzasora muri iyi minsi zigisha gusa uko wakwakira nuko wakohereza cryptocurrency, uko yagera kuri Trust Wallet, uko yavaho, uko yagera kuri Binance nuko yavaho. Mbese ufite mu ntoki wayagezaho ute, wayavanaho ute? Ibyo nabyo nzabyerekana muri izi video ngiye kwerekana. Hari indi wallet yo muri Afrika rero bise Mara Wallet. Mara Wallet muzi ko mu Rwanda hari uruganda rukora telefone bita Marafone. Urwo ruganda rukora phone bita Marafone. Muri Nigeria no nabonye barakoze indi wallet bita Mara Wallet. Iyo Mara Wallet rero ni nko kumva FTX, ni nko kumva Binance, ni nko kumva MetaMask, ni nko kumva Trust Wallet, ni nko kumva Mara Wallet. Mara Wallet ni kimwe na FTX, ni kimwe na Super X, ni kimwe na Trust Wallet, ni kimwe nizo zose mvuze za Binance. Ama wallet iyaje baba bari gutanga amafaranga y'ubuntu, kuko kuri Mara Wallet kano kanya uri kuyifungura bakaguha $2 ama USDT 2 kuba wayifunguye gusa, hanyuma akaba azabikuzwa igihe izaba yagiriye ku mugaragaro, yabaye launch, nicyo gihe azabikurizwa. Ibya Mara Wallet tubireke, noherereje link, uwagiyeho yagiyeho, utaragiyeho byaramucanze. Nashyize na video kuri YouTube, link nyishyira muri video description. Niba warabikoze ni byiza, niba utarabikoze ayo ngayo uzayahomba. Mara Wallet rero tuyiveho, reka tuvuge kuri Trust Wallet. Ubundi Trust Wallet niyo wallet yoroshye, kuko Trust Wallet ukanda kuri receive ukeneye kwakira, ugakanda no kuri send ukeneye kohereza. Byose tuba turi gukora rero dukoresha icyo bita address cyangwa se wallet address. Benshi bayita wallet, abandi bakayita address, abandi bakayita wallet address. Ubundi yitwa wallet address, bishatse kuvuga address ya wallet. Iyo cyangwa ikofi iherereye. Iyo wallet address iyo umuntu ayoherejeho amafaranga ahita kugeraho muri Trust Wallet. Iyo wallet address umuntu ayoherejeho amafaranga ahita kugeraho muri Binance. Iyo wallet address umuntu ayoherejeho amafaranga ahita kugeraho bitewe n'iyo wallet address umuhaye ni ya hehe.
niba udownloadinze application ya Trust Wallet ukarebamo wallet address ukayihereza umunyamerika akayishyiraho amafaranga, ayo mafaranga ahita kugeraho aho ngaho wayikuye muri iyo telefone yawe. Iyo wallet address rero niyo ikora ibitangaza. Ubwo ndi kubwira ba bantu bagikoresha mobile money, reka nongeye kukubitsa gukora subscribe niba ushaka kumenya ibintu bigiye bitandukanye. Ibi bintu mba ndimo ndakwigisha nta wundi muntu uzabikwigisha, wabyanga wabyemera. Niba ushaka no kubimenya imbona nkubone, njyewe ntago nafata umwanya wanjye ngo nze kubikwigisha, no. Muri iyi minsi mfite ibintu byinshi byo kwigisha abantu, mfite ibintu byinshi byo gukora. Umuntu ushaka kunkurikira online hano aka kanya akaba ari kunkurikira kuri YouTube, ujye unkurikira neza witonze, buri kimwe cyose uzakimenya 100%. Hanyuma rero niba ushaka ko duhura nkabikwigisha, nzakoherereza umwarimu ubikwigisha. Njye najyaga njya kubyigisha abantu, umuntu akampamagara akambwira ati ndi Kimironko nsanga mu rugo ubinyigishe, nkafata moto nkagenda nkabikwigisha ku buntu nta n'igihembo uri bumpembe. Undi muntu akambwira ati nagusangaye, nkakubwira nti wansanga Centre Kicukiro ku isoko uze kuza mbikwigisha, ukaza nkabikwigisha for free nta n'igihembo uri bumpembe. Umuntu akambwira ati utuntu tw'ubwenge nanjye nshaka kutumenya, nshaka kumenya iby'ingenzi turi kumwe, iby'ingenzi turi kumwe, nkakubwira nti uzashaka umwanya tugapanga igihe iki n'iki ukaza nkabikwigisha. Ubwo rero kujya kwigisha abantu njyewe ako kantu nagahagaritse, ahubwo icyo nagukorera ni iki, nakoherereza umuntu uza kukwigisha, kuko njye ntafite umwanya ariko uwo muntu we afite time, namukoherereza akaza kukwigisha. Tegura amafaranga 10,000 uzishyura umuntu nzohereza akaza kukwigisha kugira ngo nawe abashe kubaho. Niba njye ntunzwe na internet, we azaza kwigishe, numara kumenya nawe uzatungwa nayo. Hanyuma serivisi zose ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye zirishyurwa, nawe uzamwishyura kugira ngo ubashe kumenya ibijyanye na cryptocurrency, akwigishe muri kumwe 100%. Urategura amafaranga 10,000 by'amanyarwanda uzamwishyura, hanyuma akakwigisha icyo uzifuza cyose kumenya. Hakaba hari n'ibindi bita forex trading. Forex trading iyo abandi babyigishiriza 300 by'amanyarwanda cyangwa se amadolari 300 y'amanyamerika, 300 by'amanyarwanda akakwigisha forex trading. Forex trading iyo irimo ikintu bita amafaranga, yo ntibiba bisanzwe. Hanyuma rero njye mfite umuntu nakohereza akakwigisha, wamuha 100 byonyine, wamuha 100 gusa. Bisubiremo ko numva uri gutungurwa. Wamuha 100 akagusanga iwanyu cyangwa ukamusanga iwabo, akakwigisha forex trading, ukamenya buri kimwe cyose cya forex trading, nawe ugatangira ukajya tradinga gusa. Nongera kukwibutsa ko niba uri kureba iyi video ukaba uri kunyumva, ukaba utarakora subscribe, hita uyikora aka kanya. Nongere nkwibutse, niba ugitekereza ibyo gukorera amafaranga ukoresheje mobile money, kora unsubscribe, ufunge notification, ukupe telefone, usibe nimero zanjye. Ariko niba wumva cryptocurrency ushaka kumenya akantu nibura kamwe, nimero yanjye hita uyisavinga kano kanya, ukore subscribe, ufunge notification, kuko ngiye kujya nkwigisha gahoro. Nzajya nshishamo cyemo video z'aba legend, bamwe baba babizi, zimwe bashora abacanye ku maso bahite bakomeza, ariko noneho babandi nabo bashyashya nzajya mbigisha mpereye kuva kuri 0. Video wayibona kuri YouTube channel, utuganiro tw'ubwenge hamwe n'utuvideo tw'ubwenge. Aba legend bashaka platform bakoraho amafaranga, nyamara ninjye nkubwira nti iyi platform ntuyigemo niba utabisobanukiwe. Ubwo nyine jya umenya kuyigiyemo utabisobanukiwe, bashobora kukwiba amafaranga yawe ukarakara. Njye nkorana n'abantu babisobanukiwe. Kujya muri platform nkakubwira nti iyi ngiyi ni yayindi irimo risk, jya umenya nyine ngo irimo risk. Niba utazi gukoresha cryptocurrency, wimbazaho ikibazo, wiyijyamo. Ikindi kandi nohereza message nyinshi kuri WhatsApp, jya uhitamo message zigufitiye umumaro, izindi uzirengagize. Alright, iki kiganiro gifite iminota 30. Muri iyi minota 30 ndakwibutsa ubanze ukoremo subscribe. Niba utarayikoze uyikore, ewan utere comment kuri ino video. Iyi video nkeneho comment kugira ngo umenye nti ese abantu bakeneye iki, icyo badakeneye ni iki. Hanyuma rero umuntu ukoresha mobile money sinkeneye comment ye, ahita yisiba niba yanayiteye. Mobile money mana nyagasani, urakoresha mobile money we ngugiye gukora amafaranga kuri internet, uzi umuzungu uri kumva azakoreza amafaranga kuri mobile money gute? Ibya mobile money arabizi. Umuzungu azi bitcoin, wowe ngo mobile money. Umuzungu azi tironi, wowe ngo mobile money. Wowe urutwa n'aba mining Pi network na bitcoin Satoshi, kuko buriya Pi niyo iri gufungura ubwenge bw'abantu ikabubazana muri cryptocurrency. Bitcoin Satoshi iriya core niyo Bitcoin Satoshi.
kowa iri gufungura ubwenge bw'abantu ikabuzana muri cryptocurrency. Hanyuma niba kino kiganiro uri kucyumva uri umu legend ni babandi ni abanyabigwi bamwe basanzwe bazi ibintu bya cryptocurrency, niba uri kumva iki kiganiro ukaba uri umu legend, wihangane ntucyumve cyangwa uhite ucyihutisha, kuko iki kiganiro ni icy'abantu bagomba gutangira kumenya cryptocurrency. Niba ukoresha interineti ukaba ujya kuri interineti, kuri telegram, kuri instagram, man instagram ntacyo yagufasha kabisa pe. Niba ujya kuri interineti ukaba ujya muri turiya tuntu twundi two kureba amavidewo, bira ntacyo byagufasha. Wamenya cryptocurrency basi nubwo utazikunda, umwana wawe yazizamukiraho. Alright, nongera kukwibutsa yuko ubu tugiye kuvuga kuri Binance. Reka mvuga akantu kamwe konyine. Binance uhurirayo n'abandi banyarwanda kuri Binance batunze mobile money, batunze BK, batunze Equity Bank, batunze Urwego Populaire, batunze payment methods zose ziba mu Rwanda. Ubundi payment methods iyo mbivuze wumva icyo ari cyo? First of all, wumva icyo ari cyo payment method iyo mbivuze ni inzira ucamo kugira ngo ubashe kwishyura, icyo kirarangiye. Hanyuma inzira ucamo kugira ngo ubashe kwishyura uri kugura umugati ni izihe? Ushobora gukora mu mufuka wawe ukamuhereza amafaranga, ushobora kumubwira ngo nishyura na mobile money, ushobora kumubwira ngo nishyura na Equity. Aho ngaho rero kuri Binance habayo abantu ushobora kugura nabo cryptocurrency ukabishyura ukoresheje inzira iyo ari yo yose wifuza. Ukagura Bitcoin ukamwishyura ukoresheje mobile money, cyangwa ukamwishyura ukoresheje ayo ufite, cyangwa se ukagurisha cryptocurrency ukoresheje mobile money, cyangwa se ukoresheje banki, cyangwa ukoresheje amafaranga mu ntoki wamubwiye ngo duhure, kuko baba bariho. Aho niho uhura n'abantu, kuko utarumva Binance neza uri kumva wamwishyura ntaguhe ibyo afite, ariko uramutse umwishyuye ntaguhe ibyo mwavuganye, amafaranga ye bahita bayaboroka. Bishatse kuvuga ngo umwishyuye aba agomba nawe kukwishyura. Nkibutse ko iyi video igizwe n'iminota 30 kandi ikaba yageze ntiri bugere muri 30, nubwo se waruziko hariho iyo bita FTX wohereza amafaranga ku buntu, ukayakira ku buntu, ukayakorera exchange ku buntu kandi ntibagukate. Iyo bayitaho FTX wallet. Ngiye kwerekana ukuntu wajya wishyura ukohereza amafaranga mu mahanga, ukanakira amafaranga mu mahanga ukoresheje cryptocurrency. Ngiye gutangira, ntangire kuri Binance, ntangire kuri Trust Wallet ku buntu for free. Kurikirana ino channel bita YouTube. Iki kiganiro nshaka kutera comment, nshaka ko utera comment. Genda utere comment uvuge ibintu mvuze, niba ari sawa, niba ari bibi, niba bikenewe, niba bidakenewe. Nkeneye kutera comment, ubundi noneho nkaza ndi kwigisha abantu bakoresha ibya mobile money bakabivamo bagafunga ibyo mobile money byabo, ahubwo noneho bakajya bakorera amafaranga kuri internet bakoresheje cryptocurrency.